Uhawe ikaze wowe ukomeje gutega amatwi ndetse ugakurikirana ibiganiro bica ku Butare Media, wowe wasobanukiwe igitangazamakuru conyine gishobora kukugezaho ibintu byinshi utigeze wumva ndetse n'ibyo wumvisha ukabyumva nabi. Uno ni umwanya usobanutse kugira ngo bisobanukirwe. Cyukibagezaho ni JD w'ibihe byose, nguhaye ikaze. Uno munsi nsuhuje abakunda football bose, amahoro y'Imana bane namwe, kuko uno munsi ngiye kugaruka kuri football. Ubundi twumva yaraje abantu inshinga, ituma abantu barara amajoro, ituma abantu batekereza bitandukanye, abishima bakishima, ituma umunane wawe ushobora kuwutanga, ituma byose ushobora kuba ufite ushobora kubibura, ituma ushobora kujya mu kabari utabiteguye, yemwe navuga byinshi ituma umuntu ashobora kuba we atabiteganyije. Iyi niyo bita football. Yaje ite? Twese tuzi ko Abashinwa, Abongereza, Abagiriki n'Abayapani ndetse n'ibindi bihugu naje kuvuga bikunze kuwiyitirira, cyane cyane Abongereza. Isi yose izi ko ari bo bawutangije bitewe nuko bawufitemo imbaraga. Iyi football nakomeje kuvuga yatangiriye hehe? Iyi football itagira ngo umuntu ni mutoya, itagira ngo umuntu ni mukuru, itagira ngo ni umukecuru, ni umusaza. Ubundi yaje ite? Ibi ndabishingira yuko umuntu itagira ngo ni ikigere arimo runaka, bitewe n'umukecuru ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, ariko ndavuga kuri uyu mukecuru uturuka mu karere ka Huye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu ntashobora kuryama nkarye ngasinzire iyo yumvishe mukura yakinye maze ntitsinde. Ibyo biramubabaza, si no kubyumva gusa kuko yicumba akabando maze akajya kureba umukino wahuje mukura n'andi makipe ndetse n'Amavubi arayafana, by'umwihariko akunda football. We bwe yivugiye yuko iyo mukura yatsinze cyangwa ikipe abaherereho yatsinze aba yumva ari ngwijuru ritoya. Si we gusa, n'abandi benshi ndabizi barawukunda. Si uyu mukino ubaho gusa, habaho rugby, golf, tennis, volleyball, basketball ndetse n'indi myinshi cyane, ariko uyu mukino niwo uruta izindi zose mu kugira ambiance y'abantu benshi, mu kwishimirwa, mu gukundwa, ndetse imyaka myinshi yagiye ihita uyu mukino wagiye ufata indi ndera, ku buryo ubu ngubu ntabwo nabona ko hari umuntu wananirwa kuvuga ko uyu mukino ari wo wa mbere. Ni uwa mbere pe, ndongera mbivuge, ni uwa mbere. Ubundi uyu mukino wa mbere watangijwe n'ikihe gihugu? Uyu mukino se nubwo twawuvuze burya birantangaza, hari abawukunda byimazeyo bashobora kubyuka bari kubaza result iyo batumvisha uko byagenze, bagashaka uburyo amaradiyo yizewe n'ibindi bitangazamakuru byabagezaho amakuru ashobora kubafasha kugira ngo bumve ko ikipe yabo byagenze, maze bakumva baratekanye iyo bumvishe yatsinze, maze yabatsindwa nabwo bakumva barababaye. Gusa ibi ngibi ngomba kubikubwira kuko hari benshi babibabariramo bagapfa bakabura n'ubuzima bitewe n'uko umutima wabo badashoboye kuwukontorora. Football ntushobora kuyijyamo utishima, udashobora kwihanganira intsinzwe, kuko byose gutsinda, kunganya ndetse no gutsindwa ni ibintu bitatu biba muri football. Iyo udashoboye kwihangana ntabwo ushobora kubikurikirana. Football yatangiye ite koko? Se ni ukubera iki ishobora gukundwa n'abantu bangana uca ariko hakagira abantu batayikunda? Hari umuhanga bita Jean Paul Museni ukorera muri CHIB. Uyu ni umuhanga mu bumenyi muntu, yavuze yuko hari amagambo abiri ashobora gukoreshwa ashobora kukwereka ko football ishobora gukundwa ariko ntinakundwe, kubera ko hari icyo bita introvert. Introvert ni uburyo umuntu ashobora gukunda ikintu ariko akagikunda ari ikintu kitagira ambiance y'abantu benshi, ni ukuvuga akaba adakunda urusaku, akaba ari wa muntu ubayeho akunda ibintu byitonze. Ni ukuvuga ngo aramutse akunze imikino yakunda tennis, golf ndetse n'indi mikino idasaba abantu benshi. Hari icyo bita rero extrovert. Extrovert yo ni uburyo ukuntu umuntu ashobora gukunda ibintu by'urusaku. Ni baba bakunda football, igitego kikajyamo nyine ingoma zigakubita, mujya mubibona Man City, za Ayo Sport, Real Madrid, Ikampunu, ahandi henshi hatandukanye ku mastade atitiza abafana bari benshi, nyine biba byumvikana. Abo bafana ntushobora kuba bamugwara umutima, ntushobora kuba bamo nyine udatekereza neza. Ibi nibyo bita football. Ubundi yatangiye ite? Twese ko tuzi ko Abongereza bari bo bawutangije. Ibyo nibyo mu Bushinwa mu kinyejana cya kabiri n'icya gatatu mbere y'ivuka rya Yesu hariho abasirikari bitwaga Sanjo.
aba basirikari bakinaga neza umupira usa n'uyu nguyu dukina. Aba basirikari iyo bawukiniraga mu kirere bakagenda bahanahana, ni ukuvuga ibyo twita toto football, umukino wabaye Espagne n'Abahorandi cyangwa se Brazil. Byabaga neza ariko bimeze gusa bo ntago bakundaga kuwukina ngo ugere hasi, kuko wasabwaga gutsinda ari uko wagiye ukinira hejuru mu kirere maze wagera ku izamu gatsinda. Bakoraga utuzamu dutoya tumeze nka demarcage, kuko ibi bigaragarira mu gitabo cyitwa Origine de Football. Iki gitabo kuri page ya 200 na kuzamura niho ushobora kubona ibyo bintu nawe ubwawe aho uri ushobora kuba wakidownloadinga. Abahanga mu gusoma basobanukiwe ibyabo babonye yuko aha ariho hagaragara ko Ubushinwa mu kinyejana cya 2 n'icya 3 mbere y'ivuka rya Yesu habonetse umupira nyine bakinaga batyo. Uwo mupira wabaga uri munini cyane kuko wabaga ufite ibiro nangwa se amagarama 800, mu gihe ubu ngubu FIFA yategetse ko ugomba kuba ufite amagarama 410 na 450. Urumva ko uwa mbere wabaga ukubye kabiri ubu ngubu. Birumvikana neza ko Abashinwa icyo gihe bo babaga bafite umupira bawukina n'abasirikare bitaga Sonjio. Ibindi bihugu se byo biza bite? Abagiriki mu kinyejana cya 8 n'icya 7, icya 7 nibwo bari bafite episcrope, ni umukino bakinaga bita episcrope. Bageze mu kinyejana cya 8 basa n'abawuretse, bakina undi mupira munini wari usongoye cyane. Umupira wari usongoye iyo bawukinaga ntago bawukinaga nguko rigubi imeze, ubaho umeze nk'uwari rigubi ariko bo bakawukina batera n'amaguru nyine. Uyu mupira iyo bawuteraga n'amaguru barakinaga, ariko bo ntago batsindaga mu zamu. Reka da, bashingaga amapoto, uwatsindaga yasabagaga kugira ngo abe yashota poto, maze nashota poto ubwo ubarushije abandi gushota poto nyinshi nibo bagombaga kuba batsinze. Ubwo abo n'Abagiriki mu kinyejana cya 7 n'icya 8 nibwo babaga bafite umupira usongoye munini nawo umeze nka golf, nk'umwe bakina muri golf, ariko bo bakawukinisha amaguru. Twahereye mu kinyejana cya 2 n'icya 3 mbere y'ivuka rya Yesu, nanone mbere y'ivuka rya Yesu mu kinyejana cya 7 n'icya 8 tuba tugeze mu Bagiriki. Abayapani rero nabo mu mwaka muri 794 nabo bari bafite umupira bakinaga wari munini cyane, ariko umupira ntabwo wabagamo umwuka mwinshi nk'uyu nguyu tubona, wabaga ufobaganye. Bakawukina bagakina bahererekana ndetse byiza cyane bigaragarira buri umwe wese. Gusa iyo bakinaga ntabwo byasabaga nanone kuba watsindisha ukuguru ukinisha, oya. Ni ukuvuga Cristiano Ronaldo tofite mwiza mu gukinisha ukuryo yagombaga kuba icyo gihe yagombye gukinisha ukuryo, ariko yaje gutsinda agatsindisha ukumoso. Maze Lionel Messi tuzi ku umuhanga ku isi kizigenza wamaze amakipe wazonze ibigugu ndetse n'abandi bakinyi benshi batandukanye, nta watinya kuvuga ko ari wo wa mbere kujya ku moso kwe gucaye. Ntabwo yagombaga kuba yagutsindisha, ahubwo yagombaga gutsindisha ukuryo. Urumva ko wari umupira hamwe n'uwo twahereyeho ku Bashinwa, tukaza ku Bagiriki, tukaza ku Bayapani, barawukinaga ndetse bo bakawukina no mu buryo bugoranye. Gusa ntibyabuzaga amakipe y'icyo gihe kubona resita. Maze se Abongereza b'ejo bundi bo biyitiriye umupira wa football gute? Abongereza mu mwaka w'1314 babonye ko Abashinwa bafite ubuhanga, bafite uwo mupira, babona Abayapani, babona n'Abagiriki, babona babyegeye bakabitezamo imbere, kuko bari bafite ikoranabuhanga nyine kuva mbere kugeza na n'ubu, kuko murabizi ko ku isi nibo babaye industrial revolution, kuko bakungahaye ku bikoresho n'ibindi bintu byo muri industry, ku buryo bayoboye amahanga n'amahanga. Ndetse Abongereza nibo babaye abambere mu gukoloniza isi, murabizi nibo bakolonije ibihugu byinshi, n'umugabane wa Amerika tubona ng'igikonyorozwa nibo bawukolonije, kandi bafite akantu k'umwihariko kuko ibihugu bakolonije byose byarabaye abakire. Bakoreshaga systeme yo bita indirect, niyo systeme bakoreshaga. Ni ukuvuga ngo iyo wabaga uyoboye ntibakuragaho ubwami bwawe n'ubutegetsi bwawe, maze bakakuyobora gahoro gahoro. Si ibyo narindimo, ahubwo narindi mu bya football. Maze rero kuva icyo gihe mu mwaka w'1314
bari bafite nyine itangazamakuru rikomeye, ntabwo ari iry'ubu ngubu gusa, gupfa kera bari barifite, maze barangije bakina umupira bawushiramo ubuhanga, bigera n'uyu munsi twese tuzi ko Abongereza bafite abakinnyi bakomeye cyane. Abo bakinnyi twumva ngo ni ba Gartiberi, ba Mohamed Salah, ba Sadio Mane n'abandi benshi, ba Thierry Henry n'abandi benshi tuzi kwa inosi, ba Cristiano Ronaldo, abenshi bakandagiye mu Bwongereza maze bagaragaza impano zabo. Ubu isi yose izi ko Ubwongereza, igihugu kivuye mu Bwongereza, ikipe iturutse mu Bwongereza yeje gukina, buri kipe bagiye guhura iziri kwikandagira. Ese kugira ngo bibeho imyaka irihiritse, finali zose zisigaye zihuriraho amakipe y'Ubwongereza, si n'ubu na kera. Kubera iki se? Ni igihugu kiba cyarubatse ubukombe muri football kubera developer. Ubu twese tubonye ko Abashinwa aribo batangije umupira, Abagiriki bagakomezaho, Abayapani bakongera, maze Abongereza bakawudevelopa, bakawereza imbaraga, bakawuteza imbere. Ndiza amatwi rero ukomeza unkurikire, ndi JD wiye byose. Uyu ni umuryango w'amateka, kuko niwo twinjiramo tugakuramo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, maze tukabacokomborera amateka atandukanye wigeze kumva ntuyumve neza, maze ayo utumvise nayo ukayasobanukirwa, kuko MC JD sinjya mbasondeka. Ibiganiro byacu byose bica ku Butare Media, uzajya ubyumva cyane. Ndabakunda, ni JD wiye byose, mugire ibihe byiza. Like